Reka rero dushima Imana ko ibyigisho bimaze gutambuka bimwe binyuze mu ndirimbo, ni ukujya musengera abavandimwe, kuko uyu murimo Satani arawanga cyane w'uburirimbyi, kuko niwo murimo yakoze. Niyo mpamvu yabona umuririmbyi iteka ryose akubita agatoki ku kandi, kuko mwamugiriye mu mwanya. Niba hari abantu bagomba gusenga bakongera bagusenga, ni abaririmbyi. Bakora umurimo ukomeye, kandi umurimo bari gukora hari uwawukoraga mu ijuru, yaciweyo, ari hano ku isi, nta gahunda afite yo gusubirayo. Niyo mpamvu ashobora gusenga cyane, mushobora gusenga cyane kugira ngo umugambi wa Satani utazaza kugira ngo muze gupfana. Satani umugambi we ni uko muririmbira mu isi, ariko ntimuzamuririmbire mu ijuru. Ariko reka dushime Imana ko mwamuvumbuye, namwe icyo muzagisengera, muririmbire mu isi, tuzaririmbire no mu ijuru. Reka rero dushime Imana ko twaje twese, kandi tukaba tuje nk'uko dusanzwe tuza. Icyigisho tugiye kwiga, buri muntu aze gutega amatwi neza. Hari umuntu umwe nasanze ku bitaro, ndamureba mubona afite gahunda nyinshi cyane, azaho ibitaro, uko ibitaro byubatse, aho abadogiteri bakorera. Ariko mbaza gutekereza, ese yaba ari umuganga? Ariko nkabona atari umuganga, ahubwo mbaza amakuru cyane. Uwo muntu yari amaze iminsi myinshi ku bitaro, bitewe n'uko yari arwaye indwara idakira, asigara akorera ku bitaro kuyobora abandi, abayoboye akabahuza n'abadogiteri bakabavura bagakira, ariko we akahasigara kuko arwaye indwara idakira. Byatumye aza kumenyerana n'abaganga kubera kuhamara igihe kinini, ariko arwaye indwara idakira. Yafashaga abantu kwishyura, bamwe akabafasha kubishyurira kwa kundi dusigaye twishyura ku ikoranabuhanga. Ibyo yari amaze kubimenyera kubera ko yari ahamaze igihe kirekire. Hari abantu benshi bamaze igihe kirekire mu itorero, akaba atazaja mu ijuru, ariko agafasha abazajyayo. Ndagira ngo Imana igufashe cyane utazakora uwo murimo. Iri torero rizakiriramo benshi, rinapfiremo benshi, kuko abashaka kujya mu ijuru bamaze kuba bake, ariko abashaka kuribarizwamo bamaze kuba benshi. Iki kintu mugomba kugitekerezaho neza. Amatorero menshi tugeraho yafite abizera buzuye, ariko baboneka bamwe ku isabato, abandi mu gutangira isabato ntaho barimo, abandi baba bari guhirigita mu isi nk'abazayigwamo, kuko hari abari gukora mu isi nk'abazayivamo, abandi bakayikoreramo nk'abazayigwamo. Ubwo sinzi uruhare urimo. Njya ndeba cyane ngatekereza ku isaha turimo, turi ku isaha ikomeye yo kwezwaho icyaha cyose, kugira ngo dushyirweho ikimenyetso cy'Imana. Nta muntu uzahangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo adafite ikimenyetso cy'Imana. Ariko reka mbyibwirire, tugize amahirwe yo kwicarana no kuganira, kuko hari igihe twamaze igihe nta mahirwe dufite yo kujya mu rusengero. Ariko icyo gihe narebye byinshi kandi nditegereza, amaso y'abanyabwenge ngaba mu mutwe, niko banditse, niko umubwiriza yanditse. Buriya umuntu agomba kureba ibiriho akagira icyo akuramo. Muri COVID niho nabonye ko dufite abizera badahari, dufite abizera bari mu bitabo ariko batari mu gitabo cyo mu ijuru. COVID yaraje, urusengero rurafunga, n'abandi bafunga imitima yabo. Icyigisho twize mu gitondo bavuze ngo gahunda y'itorero igomba guhera mu rugo. Niba iwawe nta torero ririyo, wiza kurishakira ku rusengero, ntabwo uzigera uribona. Elena White yaranditse ngo abantu batagira igitambo cya mu gitondo na nimugoroba, urwo rugo ruyoborwa n'abadayimoni. Ikintu bavuze gikomeye, bavuze twize ku bintu byinshi, ariko reka mbabwire, kamere y'imbwa ni ukumoka, ntiwayibuza kumoka keretse uyihinduye umutima.
induru zo mu ngo nyinshi mwumva, hari n'abicaye hano mu ngo zabo hahora y'induru, kandi izo nduru ntizavamo keretse Yesu atuwe mu mutima. Yesu ataragera mu mutima nta mahoro ashobora kuboneka. Nuba ikibazo itorero ryacu dufite twese n'abicaye mu, nuko Yesu ataragera mu mutima wanjye n'uwawe. Yesu nahagera ibintu bizahinduka. Nasomye amagambo ari mu gitabo ibibaho mu minsi y'imperuka, baranditse ngo abagabo benshi n'abagore benshi bazagera mu ijuru nk'abatarigeze bashaka. Barandika ngo ingo nyinshi hari umugore wabyaye ariko akazagera mu ijuru ameze nk'incike nk'utarigeze abyara, abana be bararimbutse. Niyo mpamvu uyu munsi tugomba gukuba kabero. Abantu ntabwo bazi gusenga icyo ari cyo, kugira ngo Yesu aduhindure umutima. Muri covid nababwiye ngo wageraga ku rugo rw'uwitwa umudive ugasanga bamwe bari gufura, abandi bari guteka, abandi ngo bibagiwe ko ari ku isabato. Reka mbabwire, iyo sabato y'umunsi ntawe izakiza. Niba udafite isabato yo mu mutima ngo Yesu akuruhukiremo amaze kugutandukanya n'icyaha, urukurota ijuru ku manywa ntabwo uzaritaha. Kambabwire bavandimwe, ubu nta mwanya dufite wo gushaka Yesu, nta mwanya dufite wo gusenga no kwiga ibyanditswe byera, ahubwo turi kwiruka mu isi. Ariko igihe kigiye kugera dushake Imana, ngo dukomangure ku rugi, ngo bazatubwira ngo hari amagambo Yesu yavuze ngo nyir'urugo namara gukinga urugi, ngo benshi nibwo bazatangira kugira kurukomangaho. Iyi saha turimo nge namwe niyo kubyaza umusaruro amahirwe dufite, ntabwo tuzayahorana. Mbanje gusasira icyo cyigisho mvuga ibyo bintu byose, hari impamvu mbivuze. Ngize amahirwe kino gitabo ntabwo nakizanye, ariko nkibonamo hano. Hari umuvandimwe mbonye wari ugifite hano, Imana imuhe umugisha. Icyigisho cyitwa ivugabutumwa. Iki nabonye ari igishyashya, ubwo ni 2000 na kangahe, ndebe ko bashizeho umwaka, ndabona ari 2018, ariko biratandukanyeho. Kw'iki ni paje ya 94, ariko icyasohotse mbere na mbere ni paje ya 96. Basaba ngo buri wese asenyere mu mutima, aka ni akanya Satani yanga, muhuguke mutega amatwi. Aya mahirwe dufite ntabwo tuzayahora. Hano banditse ngo kwirinda kuremereza ubuyobozi. Nta muntu waremereza ubuyobozi atapfuye. Haremera umupfu, ntabwo umuzima ajya aremera. Ako kantu mwe mukumvise bantu b'Imana. Ngo hari umwana mu ntambara ya kabiri y'isi, ngo yarahetse murumuna we, ariko amuhetse yapfuye. Ngo ahura n'umusirikari, ngo umusirikari amubwira ngo uwo mwana mushyire hasi, utaza kunanirwa, utaza kurambirwa. Ngo aramubwira ngo ntabwo aremereye kuko ni mushiki wanjye. Yari yapfuye ariko akomeza kumuheka, ariko arasubiza ngo ntabwo aremereye kuko haremera iki? Haremera uwapfuye. Mpamvu ugiye gusoma aya magambo, Yesu ajya kuza bwa mbere avukira kuri iyi si, imiryango yari imutegereje y'Abisirayeli babiririmbaga mu ndirimbo, bakabibwiriza ku ruhimbi, igitondo na nimugoroba bakavuga Mesiya. Ariko impamvu mbabwiye ngo mukanguke ni uko ubwo Yesu yazaga, abo birirwaga mu rusengero nibo bamubwiye kumubamba, kandi bamubamba ku wa nyuma bagiye gutangira isabato. Ubwo rero mukanguke. N'ejo hari abamubambye bari hano kuko kubamba Yesu. Niba utaratangiye isabato ejo isabato ikagusanga uri mu kazi, nuko n'ubundi Yesu utamufite mu mutima, wamubambye ku wa nyuma, none uje mu rusengero. Hari abantu bamaze gutera Imana iseseme, ibintu byo kwizengurukaho nk'izi nzugi buri gihe, udahinduka, kwitwa umudive gusa ariko utari umwana w'Imana, ibyo ntacyo bizakumarira.
se ko ntareba mu mitima kimana ibiza batangiye isabato induru ziba zihari ku wa nyuma ababyeyi bari ibiko mutabikoze abandi biko mutabikoze si ibyo ku wa nyuma biba bihari nuko nta sabato yo mu mutima tugira. Impamvu ugiye gusoma aya magambo ni kuba ugenda ntibisobanuye ko uri muzima. Kwiga inyigisho z'idini, kugira amazina mu bitabo by'itorero cyangwa gukora neza imirimo itandukanye ntabwo ari byo byerekana ko ufite ubuzima. Mu munara wo mu Busuwisi nahabonye ishusho y'umuntu usa naho yagendagendaga nkaho yari afite ubuzima, yasaga nk'umuntu muzima. Ngeze iruhande rwe ndamwongorera nk'ubwira umuntu wumva. Amagambo narayasomye numva ikiniga kigiye kuza. Barandika ngo ariko muri iyo shusho harimo ishusho y'umuntu usa n'ufite ubuzima ariko ntabwo yari afite, ahubwo yagendeshwaga n'imashini. Akoze muvandimwe igitabo cye kinumere nayo magambo nashaka gusoma. Uyu muntu baramurebye bagira ngo ni muzima, amwegera ashaka kumwongorera ngo ahari yakumva, asanga ni igipupe ahubwo ari kugendeshwa n'imashini. Abantu benshi bagendeshwa n'amatangazo y'itorero, ni ugusenga babikwibukije. Nabonye hari n'abo bari guhata kugura amigisho. Abenshi amateraniro yo mu rugo ntayo, bagendeshwa n'imashini. Kababwire ubu bukirisitu bwo guterateranya ntabwo buzigera buhangana n'igishushanyo cy'inyamaswa. Ibi ni ibintu Satani yize neza. Ntabwo Satani azongera kubuza abantu kujya mu rusengero, kuko aho yababurije guhera mu muri 531 ubupapa butangiye kujyaho, akarengane kamaze imyaka 1260. Satani yarwanye n'iri torero, aho kugira yunguke arahomba mu izina rya Yesu, kuko ngo hapfaga umuntu umwe hakihana abantu benshi. Ariko guhera nyuma y'icya 798, guhera nyuma y'icya 844 nyuma yaho nibwo hadutse amatorero menshi yuzuramo abantu ariko batarihana. Ibyo ngo byaje guhira Satani cyane. Muri korari hazuzuramo abantu, mu itorero huzuremo abantu ariko badafite ikimenyetso cya Mwuka Wera. Niyo mpamvu uyu munsi shango twigana amagambo make yavuga ngo umurambo mu rusengero. Umurambo mu rusengero. Imana dufashe kumva, ntabwo turi butinde. Ndagira ngo tubanze dusome hano muri Luka. Abafite Bibiliya musome muri Luka igice cya 8 murongo wa 26. Iri somo murikurikire rirakomeye. Baranditse ngo murongo igice cya 8 Luka murongo wa 26. Nuko bafata hakurya mu gihugu cya Magadarine giteganye n'i Galileya, yomotse umusozi umuntu utewe n'abadayimoni wari uvuye mu mudugudu ahura nawe. Ese ashimwe. Uyu muntu utewe n'abadayimoni ngo yaravuye mu mudugudu, arangije ahura nawe. Aho ntabwo ndi buhatinde kuko songendereye. Uwo yari amaze iminsi myinshi yambaye ubusa. Aho ntabwo ndi buhatinde. Nta nzu yabagamo, ahubwo yabaga mu mva. Uyu muntu nta nzu yabagamo, ahubwo yabaga mu mva. Reka turebe no muri Luka. Matayo igice cya 8 murongo wa 28. Matayo igice cya 8 naho reka tuhasome. Abahabonye maze amaze gufata hakurya mu gihugu cya Magadarene, ahura n'abantu babiri batewe n'abadayimoni bava mu mva. Baratubutse yego, noneho barenze umwe babaye babiri. Ngo bavuye hehe? Bavuye mu mva.
turebe muri Mariko igice cya 5. Ihangane mukurikirira isomo, Umwuka w'Imana dufashe kuryumva neza. Mariko igice cya 5 murongo wa 1. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abamagadaleni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe n'abadayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo amubohesha. Yesashimwe. Uyu muntu ngo yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo amubohesha. Aho ntabwo turi buhatinde, Mwuka w'Imana abyagure muri mwe, ahubwo dukomeze umurongo wa 4. Kuko akenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagire umuntu ubasha kumubona icyo amubohesha. Aho ntabwo turi buhatinde, Mwuka w'Imana byagure. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku musozi asakurizayo yikebesha amabuye. Umuntu yari ababaje. Iteka ryose ngo ku manywa na ryari, ku manywa na nijoro. Hari ibintu bibiri tubonyemo. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva. Aka kantu muze kukumva. Ntabwo mu mva habaye abazima, mu mva habaye abapfuye. Ariko si uyu mupfu we ateye ate? Nuwuye ni bwoko ki? Umupfu utuye mu mva ariko kandi akanasakuza ku musozi, uyu mupfu kandi akikebesha amabuye. Iki ni ikintu tugomba gutekerezaho neza. Iyo twize muri Zaburi, hari isomo rivuga ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Ni ukuvuga ngo ku musozi iteka ryose ni ku rusengero, naho bavugira iby'Imana. Ngo yasakurizagayo. Nabonye inshuti ihebuje yankunze, narabaho yanyiyegeresheje ineza n'urukundo rw'iteka, bituma dushikirana ubu datandukana, kuko nduwe nawe n'uwanjye. Mana ni nziza. Ngo yasakurizaga ngo kuko nduwe nawe n'uwanjye ibihe bitagira uti. Hari abaheruka Bibiliya ku isabato bakaba bayihanaguye ivumbi bakaza uyu munsi agahangara karirimba indirimbo ngo nabonye inshuti igize uti, ngo nabonye inshuti ihebuje. Kandi mu rugo isambu n'amafaranga nibyo biyoboye muri urwo rugo. Abantu benshi ntibakigira umwanya wo gusenga bitewe n'umurima, kandi imirima niyo bazahambwamo. Ntabwo umurima ushobora kuguha kuraje yo kujya mu ijuru. Uko umurimo witabira cyane, dore imirima ya munini kudutegeka noneho kuzana iki? Ubu ni ugufumbiza ifumbire mvaruganda, tugafumbiza ifumbire y'imborera. Umurima ni ukukubwira ati nutabizana byose ntabwo nzigera nguha umusaruro. Umurima ukabwira umurima uti byose nzabyikorera, no kujya mu materaniro nzabireka, ariko ndebe ko nabona iki. Ngo nabonye inshuti ihebuje. Ubwo ntabwo ubesha. Inshuti yawe ni isuka, ni umurima, kuko niyo igufite. Ni indirimbo ngo yirirwaga ari gusakurizayo. Burya hasakuza abarwayi bo mu mutwe. Naho umuntu utekereza neza mbere yo kuririmba abanza gutekereza ibyo agiye kuvuga, akareba niba bihuje n'umutima n'amahoro. Uyu rero nicyo kibazo yari afite. Yarangiza akikebesha amabuye. Buriya reka mbabwire, ibintu twahereye mu gitondo turi kwiga iby'imiryango, tugakomeza mu migisho ibyo gufasha guha abatishoboye. Reka mbabwize ukuri, ntabwo uzigera ubishobora Yesu adatuye mu mutima wawe. Impamvu ya mbere, n'umuntu igitenge ejo ugasanga ari kukunegura, nagaruka kugusaba uzamutukaho kumuha ikintu. Kandi Yesu yaravuze mukunde abanzi banyu musabira abagira. N'umuntu amafaranga
ejo akakuvuga nabi, nimuhura yabuze n'itike ntayo uzamuha kuko yakuvuze nabi. Reka mbabwire mwese mwicara n'amapfukire mujyana ni ukuyahabaye bahaye, ntabwo umuntu wakugire nabi wamujyanira ipfukire cyangwa ngo numva yagiye mu bitaro ugire ngo unamusengere, ahubwo benshi muri mwe aravuga ngo Imana yamwituye. Iryo juru muzarijyamo se? None reka turebe ukuri kuzuye. Ezekiyeli igice cya 37 ntabwo turi bugere dufite igihe gitoya, ariko Ezekiyeli ngo yagiye kwerekwa, agiye mu mwuka, bamujyanye mu kibaya, arebye ab'inzu ya Isirayeli ngo abona ni amagufa yumye kandi nayo ategeranye. Abantu bakaba bicaye hano mu rusengero, nta wasura undi, bafitanye ibibazo, ni amagufa yumye kandi nayo atagize uti. Maze aba bantu ngo bazahangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Kambabwire, reka dushime Imana ko aba bantu babaga mu mva baje guhura na Yesu, kandi bahuye na Yesu barongera babaho. None se umuntu apfa ari izihe ntambwe yabanje gutera? Intambwe zo gupfa. Icya mbere, muzajya mubona umuntu wese warwaye, iyo turebye kwa Lazaro yararwaye, ararwara, abamurwazaga ni mushiki we, kandi ibimenyetso byo kurwara kwa Lazaro nuko ibiryo byatangiye kumunanira. Abantu benshi ibiryo byatangiye kubananira mu buryo bw'umwuka. Abantu benshi kwiga ibyanditswe byera nta mwanya bakibifitiye. Burya intambwe zo kujya gupfa ni ugutangira kunanirwa ibiryo. Cya kabiri, atangira kugira ikizibakanwa. Mujya mwumva umuntu ati munzanire utuneke, wenda nitwo ndi gushobora, batuzana yamara kuturya natwo akaturuka. Munshakira agafiriti niko ndi gushobora, bakakazana bakaruha, bakajya kugura amavuta, bagateka amafiriti, batuzana yamara kuturya natwo akaturuka. Umuntu ugiye gupfa atangira kunanirwa ibiryo. Niyo mpamvu abantu bati nyabuneka mutuzanire korari y'i Kigali, bakayizana. Iyi korari nayo ntabwo biryoshe, uyu nawe agiye gupfa. Mwatuzanira umubwiriza wawe akabwiriza, yakiri gutinda. Nuko abantu bibereyeho, abagiye gupfa batangira kunanirwa ibiryo. Si abantu muri iki gihe utuvugishije ukuri bafite apeti y'iby'umwuka? Wapi? Ijambo ry'Imana bamaze kurizinukwa abantu benshi. Ku isabato nukuza akigendera uko. Mwuka w'Imana akakwereka ati dore kanaka mufitanye ibibazo, ntuzajya mu ijuru mugifitanye ibibazo. Hari umubyeyi uherutse kumbwira ati njyewe n'ibiryo juru kanaka zarijamo nzarorere kujayo, kandi ni umudiyakoni. Ngabo bibereye mu rusengero bafitanye n'abandi ibibazo byanze kuvaho. Hari abo mu rusengero rumwe mvuyeho, umwe aherutse gufungisha undi bapfuye umurima, kandi bahurira mu rusengero rumwe. Ni abadayimoni bicariye mu ntebe ngo bazaja mu ijuru. Iryo juru se muri kuvuga niri? Kubesha ni icyaha mpagaze ku maguru abiri. Nta muntu uzaja mu ijuru adasa na Yesu, ntabwo bishoboka. Yesu agomba kuguhindura ugasa nawe, ukazajya mu ijuru umeze nka Enoki. Enoki ngo yari aturanye n'abantu babi nk'abo duturanye nabo, ariko ararenga agira imico y'abatahajuru. Abanyamujinya bazaryinjira se? Twabonye hano Yesu muri Mateyo 23 muze kuhasoma, yarebye abafarisayo abona bambaye agakositime gutya, bashizemo agakaruvati, bambaye neza, bakubisemo ji. Arababwira, Yesu arabareba, aravuga ati mumeze nk'ibituro bisizingwa. Ati nyuma muri kugaragara neza rwose, ariko imbere ni amagufa y'abapfuye. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 13 baranditsemo, urakarira mwene se niki? N'umwicanyi. Abanyaburakari ntabari hano, nta munyaburakari wicayemo hano. Iryo juru wazarijya mute? Umuririmbyi we yivugiye ngo ntumbiteho mukiza we, umva uko nganya, nubwo ugenderera abandi ariko nanjye ntugire ute. Narindi gusoma amagambo muri kiriya gitabo Ibihamya by'Itorero, baranditse ngo ikinya cya Satani kimaze gufata ubwoko bw'Imana. Ikinya bakubaga utumva,
niyo mpamvu uri kubona abantu mu rusengero ukabona nta n'icyo bimubwiye. Ni ikinya cya Satani cyamaze gufata imitsi y'ubwoba, kandi icyo kinya byatewe no kwica temperanse. Reka tubwirize, tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko reka mbabwire ko abantu barya ibiryo bya saa yine saa tatu kugira ngo bumve ijwi ry'Imana rivugana nabo, ntabwo biri hano. Kandi icyo gihe muba muri kwa Farawo muri gukorera isi, ntabwo byashoboka. Mugomba kugira temperanse. Ibyo ndi kubabwira ni ukuri. Niba mufite igihe gikomeye cyo gukorera isi, mukagera mu rugo mwanegekaye kubera imirimo y'imihepfu y'isi, bamwe usanga bari kureba muri Bibiliya bazisinziriyemo, maze uyu muntu ngo ijwi ry'Imana ryavugana nabo, ntabwo bishoboka. Mugera mu rugo mwarushe, mwapfuye kubera imibare yo kwa Farawo. Nawe urumva Imana yakuvugishiriza hehe? Maze abantu baryama bakaryama nk'imirambo, maze mu gitondo ngaraza mu materaniro, ntabwo bishoboka. Wegura umutwe bikanga, bitewe n'imihepfu yo kwa Farawo. Reka mbabwire, none umuntu wapfuye byashoboka ko azuka? Reka turebe mu Befeso igice cya 2. Mbese umuntu wapfuye byashoboka ko yazuka? Abefeso igice cya 2 hari amagambo ahari, haracyari ibyiringiro nshuti z'umusaraba yuko n'uwapfuye uyu munsi yakongera akazuka, ariko hari ibyangombwa byo kugira ngo wongere ubeho, kuko hari ibimenyetso byinshi biri kugaragaza yuko abantu bapfuye. Buriya no mu bapfu harimo amoko. Hari umuvandimwe wanjye uherutse gusinzira mu minsi ishize, ariko nibwo nabonye ko abapfu barimo amoko 3, ndetse ashobora no kurenga 3. Akimara gusinzira, kuko nari mpari, mu minota ya mbere narindi kugira ngo ntabwo yapfuye, kuko nakoragaho nkumva gishushe. Ndetse tumaze no kumwambika agakositime n'agakaruvati tumushize mu isanduku, nararebaga nkabona asa n'utapfuye, ariko yari yapfuye. Buri uwo mupfu wa mbere ashobora gukora gahunda z'idini, akaba yahimba indirimbo agacuranga ukagira ngo ni muzima, kubera ko ni umupfu ushushe, ariko yarapfuye. Ashobora kugira ibyo akora ukibwira ngo ni muzima. Hari umuhungu wari warapfuye ariko bakagira ngo ni muzima, yahimbiraga korari ndetse agacuranga, ariko kuko yari yarapfuye ari umurambo wabikoraga, bagiye kubona abakobwa 3 bo muri korari baratwite. Mbese uyu mupfu ntiyagiraga ibyo akora? Nabasomeye muri cya gitabo ngo mu munara wo mu Busuwisi nabonyemo umuntu ugenda, ngira ngo ni muzima, ariko negere nsanga yakoreshwaga n'imashini, ngo nta buzima yari afite. Mupfu wa mbere rero abashyushye muri gahunda z'idini, ariko hari n'umupfu ukonje. Uyu muvandimwe ubwo yari atangiye gukonja, hashize umunsi ko twamushinguye ku munsi ukurikiyeho, ko kwabonaga intoki zagagaye, kandi atangira guhindura uruhu. Umupfu ukonje rero we atangira kunanirwa kugera n'aho amateraniro yaberaga, kuko yatangiye gukonja muri gahunda z'amateraniro. Wabonaga ari gukunda kugura ibyigisho nta kibigura, yatangiye kugira ute? Yatangiye gukonja. Ni wa wundi ukamubona yakunda amateraniro, wamubaza icyo kijya mu materaniro, ati nsigaye ndibagirwa, nanjye sinzi uko byaje. Yarapfuye, atangiye kugira ute? Atangiye gukonja. Hari umupfu bigeze ku rwego rwa 3. Mbere yuko dusomera isomo, dore urwego rwa 3 habageze muri Yohana igice cya 11. Mbere ririya turahita tugaruka kurisoma. Yohana igice cya 11, urwego rwa 3 ho abantu batangiye kumugirira, n'abantu batangiye kubibona, ndetse bagatangira no kubivugaho byinshi. Mu gice cya 11 badusomeye murongo wa 39, Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Bati nimugende mumubwire aze mu mavuna, nimugende mumubwire agaruke mu materaniro. Maze Marita wamubonye ari kurwanira mu mudugudu, uyu mupfu waba yaranutse, noneho no muri karitsiye nta muntu ujya umukinisha.
ni wa wundi ukubwira ati ntukangihange ngo nuko ndi umudivantiste iyo mpanga nayimena, aba yaranutse uyu nguyu. Muri karitsiye we nta mikino, ntabyo wakwitwaza n'iby'idini. Niyo mpamvu ba Marita bavuga ngo mwikwirirwa mukuraho igitare, ngo bimeze bite? 39 Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye, mushiki wagize ute? Mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi ine. Wowe umaze iminsi ingahe? Amaze iminsi ine. Yari amaze iminsi ine mu gituro, yari ari kunuka. Yesu avuze ngo bakureho igitare, byibuze bamubwira ibya Yesu. Marita abona bidashoboka kuko yari yaranutse. Uyu munsi abo turi kubona bitashoboka, reka mbabwire ko byashoboka mu izina rya Yesu. Nubwo waba warapfuye ukaba waranutse, iyo dusomye muri Luka igice cya 15 naho hari igitekerezo gihari, ngira ngo aho hari igitekerezo gihari Yesu yavuze ayo magambo, ariko ndumva atariho, ahubwo reka mababwire murahita muhamenya. Aho wa mwana w'ikirara yaragarutse kwa se nihe? Amena. Ni 15:11 urakoze. Uyu mwana yaragarutse kwa se, bageze mu rugo baravuze ngo uyu mwana yari yarapfuye none agize ate arazutse. Reka mbabwire ko hari intambwe zo kugira ngo uzuke rero. Ubwo tubonye ko twapfuye, reka turebe niba bishoboka ko umuntu yakongera akaba muzima. Kandi ni ukuri na byasoma mbere yuko turisoma mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 hari ikintu Pawulo yahamije. Mbere yuko dusoma iryo mu Befeso, reka mwumve uko Pawulo yahamije 15:15. Urwa mbere rw'Abakorinto 15 umurongo wa 15 yaravuze ngo ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya ibinyoma, kuko twahamije yuko Yesu Kristo kuko twahamije yuko yazuye Kristo uwitazuye. Niba bapfuye batazuka, niba bapfuye batazuka, na Kristo ntarakazuka. Ezaje turasomye ngo niba bapfuye batazuka, na Kristo ntaragira ute? None se reka ndebe abemeza ko Yesu atarazuka. Reka dushima Imana ko nta n'umwe ubonetse, ahubwo twese twemeza ko Yesu yagize ute? Ko Yesu yazutse. Niba rero Yesu yazutse, umurongo wa 32 barandika ngo niba nararwanye n'inyamaswa muri Efeso nk'uko abantu bamwe babigenza, byamariye iki? Niba bapfuye batazuka, reka twirire twinywere kuko ejo tuzapfa. Niba bapfuye batazuka, reka twirire twinywere kuko ejo tuzagira ute? Ariko twebwe ntabwo ariko turukwemeza, ahubwo ku murongo wa 33 nimuyobe kwifatanya n'ababi nk'uko konona ingeso nziza, nimuhugukire gukiranuka nk'uko bikwiriye, nimukongere gukora ibyaha nk'uko bamwe batamenye Imana. Ibyo mbivugiye kubakoza isoni. Ariko bamwe bazabaza bati abapfuye bazurwa bate? Isashimwe. Kandi bazaba bafite mubiri ki? Wa mupfu we, icyo biba ntikiba kizima kitabanje gupfa? Reka rero turebe. Ahangaha nabazabaza rya somo twari tugiye gusoma mu Befeso igice cya 2. Twihute, reka mbabwire ko Imana igomba kongera kuzura abantu bakabona imbaraga y'umuzuko ibakura mu cyaha, bakaba mwisara abana b'Imana. Ikintu mbabwiye kirakomeye, kandi iki kintu turukwiye. Abatarashyira amavi hasi ngo mwuka w'Imana bazure, bagira imibereho yo muri Kristo Yesu, ntabwo bazigera bashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Njya mbona abadive benshi bari kuvuga ngo tuzahangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo.
inyamaswa ikorera muri 666. uwo ni umubare w'inyamaswa. Imana yacu igakorera mu mubare 7, aribyo bivuze isabato, aricyo kimenyetso cy'Imana. kandi Imana iruhuka isabato iyo imaze kurema. Ibyo ni umugani cyangwa birumvikana? Imana iruhuka isabato iyo imaze kugira ute? Iyo imaze kurema isi, iyo imaze kurema umuntu, imiruhukiramo isabato. Niba mushaka kumva icyo mvuze, mwareba Abaheburayo igice cya 4, niho havuga ngo Imana yongera kurema. Uburuhukiro Imana yageneye abayikunda. Iyo Imana imaze kukurema ikakuruhukira mu isabato, imaze kugutandukanya n'icyaha, nibwo ushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Nta muntu uzashyirwaho ikimenyetso cy'Imana agifite nubwo kabasyi konyine. Ntiwashyirwaho ikimenyetso cy'Imana, ugomba kuba usa na Yesu. kandi ibyo ni igikorwa Imana ishobora kugukorera igihe ukumva ugifitiye inzara n'inyota. None niba kuzuka bishoboka, hano mu Befeso igice cya 2 baranditse ngo namwe Imana yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Aba bari barapfuye bazize ibicumuro n'ibyaha, ariko Pawulo abarebye abona baragize bate? Barazutse. Ntabwo bari bakinuka, ntabwo bari umurambo uyu urambitse ahantu hejuru usanga hari ibimenyetso. N'iyo wamara umwaka wawe usanga ukareba imyaka umaze mu itorero ukabona nta kintu kigeze gihinduka, kandi buri munsi uriga, buri munsi urasenga, ariko imibereho yawe ntiyigeze igira ute? Ntiyigeze ihinduka. Icyo ni cyerekana yuko ufite ikibazo. Niyo mpamvu hano banditse ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'ab'isi, mugakurikiza umwuka utegeka ikirere, ariwo mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twahoze muri abo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko rero ituzurana nawe. Uyu yabyemezaga ko yazutse? Yego, ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Aba byari byaraciyemo. None weho uyu munsi ntacyo Yesu yagukorera? Mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 10 muzahasome guhera ku murongo wa 11, banditse ngo ndakurikira kugira ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Dusoza, Imana ije kurema isi yaremesheje ijambo. Abantu bagomba kugera ku muzuko w'abapfuye n'abafitiye umwanya ibyanditswe byera, kuko nibyo byongera kuzura umuntu. Abantu bagomba kugera ku muzuko w'abapfuye n'abafite ibihe byo gusenga, batatwawe n'isi, kuko isi nababwiye ko bamwe bari kuyikoreramo nk'abazayigwamo, abandi bakayikoramo nk'abazayivamo. Abo bantu babiri baratandukanye. Niyo mpamvu biri ivuga ngo yewe usinziriye kanguka uzuke, Uwiteka abona uko akumurikira. Niba ushaka kubarirwa mu mubare w'abana b'Imana, ukeneye gufata umwanzuro wo kubana n'Imana. Niba ibiryo byari byarakunaniye, ongera usengera Imana iguha apeti yo gukunda ibyanditswe byera. Nutagira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana n'ubundi uzapfa. Icyakora uzakomeza muri gahunda z'idini, ariko ntabwo uzaburiho. Izo ni ingingo zimwe zishobora kugufasha kongera kuzuka. Ikindi cyagufasha kongera kuzuka ni kimwe, ni ukwizera. Kuko uyu mupfu ashobora kwizera, ni umupfu ushobora kumva. Bibiliya iravuga ngo yewe usinzire kanguka uzuke. Isomo tugiye gusorezaho niryo rigiye kuduha umurongo w'uko twakira. Reka turisome ne kurivuga muri Yohana igice cya 5. Isomo ryadufasha kugira ngo ari ryo tuze gusorezaho. Yohana igice cyaho cya 5 umurongo wa 24.
igihe kigiye kugera abantu bashaka ibituru kwiga by'uko Imana yabazura ntibikunda. Hari nasomye mu bifizuye byose ngo Yuda yagize amahirwe yo kubana na Yesu ariko ntiyakizwa n'ijambo rya Yesu. Ariko igihe Yuda yari amaze kugurisha umwami we, igihe yari ari mu rusengero hamwe n'abatambyi, ngo Yuda yagaruye ibyibano ndetse yatura n'icyaha yakoze, ariko ngo yumva ngo ijwi riri kumubwira ngo igihe cyarenze, igihe cyarenze, igihe cyarenze. Ngo yasohotse avuye hano kuri mimbara ari gusohoka ari kwiruka, bisoza agiye kwiyahura. Mu minsi mike igiye kuza, Amosi 8:11 baranditse ngo nzateza inzara. Ntazaba ari inzara y'ibyo kurya bizaba bihari, bazaba ari inzara yo gushaka ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana abantu badafite uyu mwanya bagiye kuzarishaka igihe cyabarangiranye. Iki nicyo gihe nshuti zanjye, ndabagira mbabwire ko isi yo iri ku mwanya wayo. Ubu isi yose yataye umutwe kubera imihindagurikire y'ikirere, ariko abana b'Imana bazi neza ko ari ukugira ngo itegeko ry'icumweru ritangazwe. Isi izakomeza kugenda igera mu kaga abantu batazamenya uko bikuramo. Ariko numvishe kuri radiyo bari kuvuga ngo Papa yatangaje yuko kugira ngo isi igire amahoro ari uko abantu bose basenga umunsi umwe. Mbese abana b'Imana bagomba kuba bafite amakuru, yego bo bagomba kuba bafite amakuru, ariko abanyabyaha bo ntabwo bazigera bamenya akaga kegereye isi yacu. Iki nicyo gihe cyo gusenga ufashe umwanzuro. Kandi mu gushyirwaho ikimenyetso, umugore agiye gushyirwaho ikimenyetso, umugabo asigare. Umugabo ashyirwaho ikimenyetso, umugore asigare. Abana bashyirwaho ikimenyetso, se na nyina basigare. Ubu tugeze mu isaha yo gukiza amagara yawe. Ntabwo dukirizwa mu matsinda, ntabwo ari koperative, ni agakiza n'umuntu ku giti cye. Niyo mpamvu inama isoza, somo bari dusomeye batubwiye ngo Lazaro yari yaranutse, ariko reka dushime Imana ko ijambo rya Kristo ryamuzuye. Hano muri Yohana 5:24 haranditse ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Amen. Abazutse nibo bakumva ibi. Uwumva ijambo ryanjye, Yesu ararahiye ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Niko dusomye. Nukuri arahiye ubwa kabiri. Nukuri ya mbere ni ugutsindishirizwa, nukuri ya kabiri ni kwezwaho icyaha. Dutsindishirizwa n'amaraso ya Kristo iyo twamaze kwemezwa ko turi abanyabyaha. Mwuka wera aba agiye kutuzura. Aranditse nukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse kirasohoye ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'intama, nuko abaryumvise bose bazaba bazima. Abumvise ijwi ry'Imana, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo bazagira uti bazaba bazima. Nuko abazima bahari imbaraga, ariko uyu munsi nawe wabarirwa mu bazima. Imana idufashe. Ubwo tubonye ko ijambo ry'Imana rishobora kongera kuzura umuntu, reka uyu munsi ryongere rizure abapfiriye mu ntebe, reka uyu munsi rizure abapfiriye mu nshingano, reka uyu munsi ryongere rizure abapfiriye mu itorero, maze twongere tube bazima, dukore dukoreshejwe na Mwuka wera, tudakoreshejwe n'imashini. Kuko iyo ari imashini, iyi mashini ihagaze
n'igikoresho cyakoreshwaga nayo kirahagarara, ariko abakoreshwa na Mwuka Wera ntabwo bazigera bahagarara. Mbese ninde uri kuvuga uti nirebye nisubiyemo nsanze imibereho yanjye narapfuye, ariko ubwo ijambo ry'Imana ryongeye kuzura umuntu, reka nifatanye n'umuririmbyi wavuze ngo ntumbiteho. Ninde uri kumva mu mibereho ye ari kumva ibintu bitaragenze neza, yaba mu rugo rwe induru zihahora, arizerekana ko Mwuka w'Imana atahari, ariko akaba ari gusengera ati Mana, nzi neza yuko igihe kigiye kurangira, nzi yuko urugi rw'imbabazi rugiye gukingwa, ariko reka aya mahirwe ye kumpitaho, maze nanjye imbaraga ya Mwuka Wera yongera izuru, nte gutakarira mu itorero, ahubwo mbakire. Umuntu uri gusenga iryo sengesho nahagurukira ahari gusenga. Mana igufashe mushiki wawe, Mana igufashe mukecuru. Ni ukuri abantu turapfuye kandi twishwe n'ibyaha. Muri Ezekiyeli 33 baravuze ngo ni iki mwanzuro ya Isirayeli, kuki mwarinda gupfa? Hepfo muri Yeremiya barandika ngo narabahamagaye muranyiye, ntihagire ubyitaho. Reka dushime Imana yuko hagize abitanga kandi bahagaze. Mwuka w'Imana uri muri urusengero arebe mu mitima yanyu, agira icyo akorera cyo mutigeze mwikorera, ahindura imibereho yanyu, yongera bareme bundi bushya mu abantu bakwiriye ubwami bw'Imana. Yesu uri kubareba yongera bakire bundi bushya, yongera bareme bundi bushya. Reka dusenge. Turagushimye kandi dukunda izina ryawe Imana. Ni ukuri ijambo ryawe ritweretse ko twapfuye, twabaye imirambo iri mu rusengero, ariko ijambo ryawe ryazuye Lazaro, ijambo ryawe ryamuzuye yarapfuye. Reka ryongere rizure imibereho yacu. Tubonye mu Efeso yuko abo mu gihe cya Pawulo bazutse bigakunda, reka natwe imbaraga ya Mwuka Wera yongere tugire abantu bazima. Igihe kigiye kugera abazuwe n'ijambo ryawe bashyizweho ikimenyetso cy'Imana, maze abatashyizweho ikimenyetso baramya igishushanyo cy'inyamaswa, babura ubugingo by'iteka ryose. Reka twese twitanze twongere tubarirwe mu bana b'Imana. Reka agakiza kawe utanga kongere kaboneke mu mibereho yanjye y'abavandimwe. Nicyo nisabira nsabira n'abavandimwe mu izina rya Yesu.